ni umutoza mu by'ukuri ugiye kubigarukaho ariko nshuti yanjye ni umutoza mu mwaka umwe w'imikino ugiye mu ma ekipe 3 aragenda 2024 yari muri Azam noneho aranyuma yahita nahabwa ikipe ariko n'ubundi muri iyo sezo ya 2024 2025 kuko umwaka n'ikirambuka yahise ava muri Azam ajya muri AS Vita Club. Vita nayo itagikomeye, Vita yari ikipe isanzwe. Ageze muri Vita asanga umutoza mukuru bukeye baramwirukana arayisigarana nawe bahita bamwirukana. Yego. Iyo 2025 turi kuvuga ni yajemo mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo nama ikipe 3. Ama ikipe 3 mu mwaka ingano enye zitandukanye. Abonaga Feruzi abakinnyi rwose nibo bayitoreza nk'ibyemezo byinshi wasangaga nka Yusudiyanyeje kumubwira simbuza kuramo uyushyiramo uyu donc ukabona hari icyo kintu kitigeze kiboneka muri we kitigeze gifatika muri we mu bakinnyi ikintu cyo kugira icyo kintu cya autorité kandi gutegeka kwa mbere abakinnyi kuba shobora kwa mbere gutuma bakumva kwa mbere nuko babanza kwemera ibyemezo byawe. Iyo abantu baza kuri benshi akavuga ngo kuramo ubishyiramo deja nuko bon hari ibice biri muri coaching. Hari igice cya tuganire n'abakinnyi bakuru byo birasanzwe kuko ntago aba ari abana nubwo ari abasore ndari mu myaka 20 na 30 wenda ubona n'abaruturi 40 ariko nta bantu nyine bakuru ni kutungana nyine ntago nyine umuntu yadukoresha nyine tutabishaka. Iyo turaganira akatubaza mu murabyumva mute mwatwabikora gute twabigenza gute nyine mukabrainstorminga akadesida mu muyobozi ako mwaganiriye nyine haba icyo kiganiro umuntu mukuru nyine niko akora ntago mutwara nyine nk'uruhinja ngo kora gutya. Ariko faites attention muri coaching ho haza muri kintu cya ego. Hari n'igihe muri abo bantu twita bakuru Samir haba hari abantu ukeneye gufata ibyemezo kabone nubwo n'abari bakuru muri groupe bakuru mvuga bon muri kariyeri mu myaka bamaze bakina mu buryo bakorewe equipe nka bira byabaye kuri Sara n'umutoza karakantu ka feud kari kajemo kubwumvikane buke ibintu nk'ibi no muri abo mujyi nama hari abo ukeneye gufata y'ibyemezo arakina ntakina arasimburwa azajya abanza mu biragenda gute. Icyo kintu rero ikintu cyambere gituma gikunda nuko ari we muntu uba ufite icyo nakwita vora abandi babe nk'abagenzi wenda abagenzi bakubwira ati ariko kugira ngo tumanukire hano ntitwaca hano it's a suggestion barasuggestinga ntabwo bakomandinga we rero they command nicyo kintu cyambere cyari cyarapfuye kuri Feruzi. Ariko se abakomanda bo barakomanda iki? Rayon Sport turaza kubigeraho kuri Gakwaya bimwe mu bintu byagoye Feruzi burya urakaza umutoza wenda utari igitangaza urakaza uje mu ikipe y'izina nka Rayon y'abafana ifite igitutu cyene gikombe maze igihe gishaka nuhagera byibura winhelting ya squad ikomeye ikipe nziza none ije yitoza cyangwa se wenda bajye bifatamo ibyemezo cyane byuko bakina ariko at least ari nabeza none ntibari nabeza bagize kutagira umutoza wa hatari nabo ubwabo si beza none kindi kintu kibi cyane cyabigiraga worse cyabishyiraga habi cyane. Rayon Sport yatangiye itameze neza mu buryo bw'imiyoborere antari ya motivation buriya bya bintu tuvuga mu radio operation ibintu biri kuvuga inyuma y'amarido na boss no munyakameruni arabimenya ko ibyo bintu bihari so bira affecta bibacamo ibice barabizi ko umutozo wabo wa mbere adafite icyizere na president uriho barabizi ko hari abakinnyi bamwe na bamwe batishimiwe barabizi neza ko hari abayobozi bamwe na bamwe kandi wenda banakomeye muri equipe yabo batakirimo cyangwa se batagifitemo ijambo cyane barabizi ko izo ntambara zihari. Ibyo rero abarundi bagira ijambo rivuga ngo ntibibaremesha ntibibakomeza umutima ntibituma na bwa bushobozi budahambaye bifitemo nk'abakinnyi umubwiza bwabo byibura bavuga ati reka twizirike baravuga ngo tubikorere nde noneho ubundi turakoboka dukobokera nde wa mugani turarwanira nde abayobozi ntibumvikana abafana bari basana bacitse n'ibice bamwe batitade abandi ati muvunya abandi ati ibintu nk'ibyo noneho nabo ubwabo si beza muri bo uwabahereza umutoza nawe si mwiza so byari bibi ubu byibura bitangiye kuba byiza. Buriya abantu bashobora kubona umutoza ni naryo kosa dukora mu Rwanda bagahita bihutira kureba resulta ari nacyo ngira ngo mbwira bareba hakiri kare mumenye umutoza equipe yakiriye
ikipe igira ubuzima, ikipe ni nk'igihugu, ikipe ni nk'umuntu. Usamira amaze nk'icyumweru arwaye malariya, ntiwamuzana hano ku kazi mu mubwire akisigara ku munsi ngo ufite match ebyiri zo kogeza, nubwo yamaze imiti ariko urabizi neza ko afitemo ako kantu nyine ko kuba ya malariya yaramuzahaje. So umugarura gahoro gahoro. Ariho mbwira abareyo ngo umutozo wanyu yakira ikipe igeze ahantu mu by'ukuri hatari heza, agiye kubanza gushyira ibintu ku murongo en terme ya discipline. Abakinnyi bari bamaze kugira ku kantu nyine ko kutagira ubayobora cyangwa ubashyira ku murongo. Ibyo biraza gutuma rimwe na rimwe hari abakinnyi mwumva batishimiye umutoza. Ibyo bijya bibaho, ibyo ntibizatume mutumva umutoza wanyu. Kimwe no ko hari ababiprofitiramo yaje ugacyana gukundira imbere ye rwose. Icya kabiri, mushobora kubona wenda agize abakinnyi bamwe na bamwe ha chance abandi bakicara. Wowe ushoboraga kuba ukunda kanaka, abanyamakuru turanabikunda cyane, ngo yaje ngo kanaka kina ngo aramwicaza. Iyo umuntu ari gukora impinduka hari abo zigonga, it's normal. Impinduka ziragora ariko abantu barazakira. Ni mu binyuma twese mu gihugu twahindutse abasesenguzi b'umupira, sibyo? None uri gufasha nigisha akantu gatoya rwose, tujye twemerera abantu tubahe space. Icyo kintu mu Rwanda tumaze kugita, nta muntu ugira umutoza umwanya. Umutoza wa pera afata ikipe iminsi 3 ngo nta kirimo. Umuntu afasha rero ntureba ubu yanganya match mwatsindwe ngo nta kirimo, ngo n'umuzungu kwahindutse icupa gusa. Oya ikintu kimaze kuza n'abayobozi b'amakipe mukakigenderaho, abafana mu gicikeho, muha abantu umwanya wo gukora akazi. Muri make umusare umwanya bubaka ibintu bakore. Umusare mu ikipe mu minsi 2 murabizi ko yatsindwa, mbabwiye ibibazo mwari mufite, agiye kurwana no kurema bushya ubuzima muri ekipe. So give him just a space kugira ngo akore ibyo bintu, ashyirwa ku kantu ka discipline, akoresha imyitozo abarebe barokirite abo barokirisa ubwo n'integration y'abandi bashya Sami biyongera kuri abandi batari bashoboye. Gakwaya yavuze umuntu washatse gushyira hejuru, murekera hejuru n'abakinnyi banyu banga bamagara mu kipe y'ubu. Siko abantu bashaka no kuriwa ngo bagende bakwepa kuri gwari. Gakwaya yavuze kuri kwambaye ubusa mukanya turabyumva, ndabigaruka mu kanya. Umwanya coach, icyo nicyo cyambere, yubaka ibintu bye, filozofiye imitoreze, niba ari ibyahindura bikaba ari umukinnyi biri bugonge muri ashaka gukina style of play undi byungukiyemo nawe n'uwareyo ajye mu kibuga. Mwumva ko agiye kuza ngakora za resulta, birashoboka ashobora kubikora, ariko kandi ntimwumva yuko ari umuntu ukivejeje gukora resulta za win agakora match 10 mu Rwanda biba gake. So mu gihe cy'ukwezi ko mushobora gukutwamo match 2 hagatsinamo 2 akanganya n'imwe. Ni ibintu ariko ureba mu buryo bwo kumwevaluka batari ko se byibura ekipe yacu nyuma y'ukwezi dukurikije aho yari hari akantu kari kwiyongeraho. Urabona hari akantu k'ubwitange twanganyije twatsinzwe wenda na Al Hilal cyangwa se wenda n'indi kipe, ariko iyo commitment, ubwo bushake, umwuto uko kwitanga, uko kubona ko abantu bibarimo, none uko niyo fighting spirit birahari. Ekipe iorganize urabona iri ku murongo, ekipe urabona byibura wenda hari ide ihari, byibura se defense yayo organize, byibura ama block barakora neza, turasora umupira neza, byibura animation zacu ziri kugenda neza. Wenda tuvuge ngo form nganye mera neza, ariko niyongera kugaruka muri form tuzatsinda ibitego ku mipira iragera imbere. So just umuhe umwanya. Naho duseye twicara resulta match 5 umutoza nta kirimo ngo nagende. So nabani Bruno Feli agize amahirwe yandi yo kuba Haruna Feruza agihari, ni umuntu wari muri equipe. Hari na Romami Marcel nawe ni umuntu umenyereye abakinnyi mu Rwanda, champion buri umunyamupira bayizi abazaza abakinnyi na niveau n'ibicakurikira. Afite mwambara Serge muri fitness, ni umugabo w'umuhanga wari muri polisi koze mu Mavubi igihe afite abinjiriza, afite icyo yabaza bamwunganira bakubaka ibintu mu by'ukuri navuga bifatika. Ariko nga challenging ubuyobozi. Ejo bundi mwagize mutya mbona teste umuntu wibereye Dubai mu bucuruzi n'ubwo akoze umwitozo umwe akavamo, ariko buriya